nukuvuga ngo noneho tugiye gukomeza n'undi mukobwa witwa Umeze très bien. Umeze très bien. Ladies and gentlemen, put your hands together for Benitha Maereze. Sandwina. Umeze très bien. Umeze très bien. Okay. Kera ngewe nari nzi ko nzaba umunyamakuru. Ariko ntabwo byarangiye gusa kuko ubu ndi umunyamakuru wo muri quartier. Amakuru yo muri quartier yose ni ngewe ubiyazi. Abakobwa batwaye inda zitateganyijwe, couple zatandukanye, ingo zitameranye neza. Nk'umunyamakuru wese ntabwo mbyihererana. No, ikintu gisigaye kinangaza nuko n'abagore muri quartier basigaye baza kundeba ngo nimbabwire ko abakobwa babo batwite cyangwa badatwite. Nkibaza ubwo ndi umunyamakuru cyangwa umudogiteri. Mumeze très bien. Ngewe mfana football cyane. Muri football nkunda gukurikira shampiyona y'Ubwongereza. Muri shampiyona y'Ubwongereza hari ikipe bita Manchester United. Mbonereho gusuhuza n'abafana bayo ba Clapton Kibonke, ba Kemnike, ba Ndereya, ba Ndezi. No, Manchester United niyo kipe ikora amateka mu Bwongereza. Manchester United man. Niyo kipe ikora amateka mu Bwongereza nta n'indi kipe izaza ngo ibikore. Ati gute? Manchester United kuwa gatatu usanga iri ku mwanya wa gatatu, kuwa kane iri ku mwanya wa kane, kuwa gatanu iri ku mwanya wa gatanu, kuwa gatandatu iri ku mwanya wa gatandatu. Noneho umutoza wayo yitwa Eric Ten Hag. Ni akantu ka Ten mwumvamo se? Nyine umutoza wayo nabonye atari shyashya, mukoraho ubushakashatsi nsanga mu mashuri yize yasimbutsemo primaire. Mumeze très bien. Amashyi menshi kuri Babujo. Njye nakuze numva Babujo, nafungura radio tugiye kwakira umunyarwenya Babujo. Babujo uko muzi kera na nubu ni kari, face ni yayindi, tie ni yayindi, inseko ni yayindi, najya yinduka. No, Babujo tekereza yaza kuba ari nk'umunyamerika. Ibinyamakuru bya mu Rwanda biba byandika inkuru ngo umunyarwenya mwari muzi Babujo. Ubu ngubu nari gusaza kwe bikomeje kugorana bifashishijwemo na Illuminati. Mumeze très bien. Amashyi menshi iwacu Kibungo. Iwacu ni Kibungo. Ikibungo nyine haba abakobwa beza. Iwacu Kibungo nyine niba ari ukubera ko dukunda ibitoki cyane, dugira imitima yoroshye. Iyo ukundanye n'umuhungu akakubwira ati wagwana, bitumubwira ati tugire bataragira. Ariko nyine abo ngabo baba barakoranejwe na filimi za Rocky cyane. Noneho nyine bakunda gutwara inda zitateganyijwe. Noneho nyine Ikibungo iwacu nyine kubera ukuntu muri quartier nyine ukuntu inda, ikibazo ubwo nuko usanga abo bakobwa inda usanga ari ya Papa Karori, Papa Damascene, Papa Daniel. Mama yaratubwiye ati nago nshaka ko mu bakobwa banjye batatu mfite mutwara inda, ugasanga ari ya Papa runaka ya Papa sinyishaka. Aratubwira ati niba ukundana na Patrick cyangwa Cedric cyangwa Eric mugomba kuza nkabaha ibiruhuko kugira ngo nzamenye ngo umwana ejo n'uwandi. Ejo bundi sister wanjye agira atwara inda
mama aramubaza ati se mwana wanjye kukundana na Cedric akaba biwabo nkaba nta cyumba nigeze mbaho cyo kuruhuka iyo nda witwaye gute iyo nda ni yandi mukuru wanjye ati mama rwose wihangane naragutengushye ati nyine urabona Cedric nawe namuciye inyuma ati nyine urabona inda ni ya papa cyangwa mumeze atwabyese Zabba ejo bundi narose turi kumwe yari kumbwira ngo ni ngiye umukobwa akunda cyane ndamubwira ngo Linda ahita ambwira ngo Linda ni indorerwamo nyine ndamubwira ati nyine Zabba urabona nanjye nagukunda ahita ambwira ngo ntukanyite Zabba ujye unyita wa Zabanga nyine noneho birangiye Linda arampamagara arambwira ati se kwa ntwaye umukunzi ndamubwira ati se umukunzi wawe wuhe arambwira ngo Zabba ndamubwira ati Zabba nawe nzi zabaye mumeze atwabyese amashyi menshi kuri Clapton Kibonke Clapton Kibonke agira abakunzi benshi mu byiciro bitandukanye abafana ba Serikoko baramukunda abafana b'umuturanyi baramukunda abafana b'urwenya baramukunda ariko hari abantu badakunda Seburi mani nari nabipanze mani ariko nyine hari abantu badakunda Clapton Kibonke abafana bacuruza iminzani urabona ku munzani gupima ibiro abana ni 50 abakuru ni 100 ariko Clapton Kibonke ngo ni 75 ngo yuzuze 100 yajyanye n'umukobwa we thank you so much nitwa Benitha Mwereza Let's go party.